no kuvuga ngo hash rate yawe igabanuka ryari during a suspension, no kuvuga ngo mu gihe amablock 150 yarangije kuzura ariko ugatinda kuyakorekitinga. Reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, ibyo turasanzwe tubimenyereye. Hanyuma rero muri video y'uyu munsi tukaba tugiye kubasesengurira kuri wa mushinga wacu wa Bitcoin Satoshi. Ubu ngubu ntabwo ikitwa Bitcoin Satoshi ahubwo isigaye yitwa Koa. Rero tugiye kubabwira zimwe mu ngingo turaza kwibandaho cyangwa gusesenguraho. Ingingo ya mbere iraba ivuga ku bintu bijyanye na Bitcoin Satoshi mining announcement cyangwa Koa mining announcement. Ubwo namwe mu matangazo aba yagiye asohoka kandi y'ingenzi uba ukwiriye kumenya. Hanyuma ku ngingo yacu ya kabiri turaza kurebera hamwe ese no kubera iki abantu babikura ama Bitcoin. Muzi ko muri Bitcoin giveaway hari Bitcoin batanga ku bantu bakora referring ndetse ba participatinga no mu cyo twise ubwo nabyita ngo iki muri biriya byo guparticipatinga votinga. Reka mbyite voting participation. Rero iyo ufite amafaranga y'ama Bitcoin cyangwa BTC bisigaye bitinda kuyabikura, ubwo turaza gukora discussion turebe impamvu. Hanyuma indi ngingo ya gatatu turaza kurebaho iragira iti no kubera iki dukwiriye kureba cyangwa gukanda kuri buto ya receive BTCS buri masaha 24. Turaza kureba impamvu ugomba kuresivinga BTCS blocks zabaye mined buri masaha 28. Ibyo nabyo turaza kubikoraho discussions. Indi ngingo ya kane turaza kurebaho, turaza kureba tuzi ko muri Bitcoin Satoshi habamo ikintu bita hashcard, gift card n'ibindi byinshi cyane. Turaza kureba impamvu hashcard decreasinga cyangwa igabanuka. Buriya hashcard zacu zijya zidecreasinga cyangwa zikagabanuka. Turaza kureba zimwe mu mpamvu zigenda zibitera. Hanyuma rero nkwibutsa nimba utarakora subscribe kuri channel yacu, gukanda kuri subscribe ugakanda no kunzogera kugira ngo buri uko twa-uploadinze video cyangwa ikiganiro gishya ujye ubasha kucyumva cyangwa kugikurikira kugira ngo ube updates kuri ino mining ndetse n'ibindi biganiro bya Vumbura TV tugenda tubagezaho. Ubwo tugarutse ku ngingo ya mbere rero ijyanye n'amatangazo cyangwa announcement za Koa cyangwa Bitcoin Satoshi kuko ariyo mumenyereye. Itangazo rya mbere cyangwa ikintu cya mbere bagutangariza muri aka kanya nuko icyo bitaga Satoshi cyahindutse Koa. Mbese muri make blockchain yarahindutse yitwa Koa, yavuye ku izina rya Satoshi yitwa Koa. Impamvu yiswe Koa, hakozwe ubugenzuzi n'ubushakashatsi basanga ijambo Satoshi rikoreshwa ku yandi ma blockchain menshi mu rwego rwo kugira ngo izina ryabo ribe unique, ritazasa n'andi ma blockchain. Bahisemo guhindura izina bita Satoshi birangira ribaye Koa. Ubwo no kuvuga ngo hamwe twandikaga BTCS tuzajya tuhandika Koa. Iryo ni ryo tangazo rya mbere baheraho bakumenyesha. Ikindi kintu cya kabiri bakumenyesha muri announcement no kuvuga ngo mbere yuko mainnet iba, data zose zijyanye na testnet zizahanagurwa muri system. Impamvu zizahanagurwa muri system no kubera ko testnet tuyikoresha kugira ngo twifamiliarize cyangwa tumenyere gukoresha cyangwa twiga uburyo tuzakoresha ziriya coin bazaba baduha cyangwa ziriya coin twamayininze.
kuko tuzazikoreshereza kuri wallet ya MetaMask. So izo data zose dufite aka kanya turi gukoresha twiga uburyo bohereza, uburyo ba delegatinga, uburyo ba swappinga n'ibindi byinshi cyane, izo data zose mbere ya mainnet bagomba kuzikuramo, noneho bakongeramo izindi functionalities kugira ngo systeme ikore neza. Hano akandi kantu bakumenyesha kandi utagomba gukerensa, ngira ngo abantu benshi mushobora kuba mutaraba familiar cyangwa mutaramenya gukoresha Bitcoin Satoshi, mutaramenya gukoresha MetaMask. Muri hangana MetaMask ugomba kwiga kuyikoresha, kuko MetaMask n'ubu utazi kuyikoresha byanze bikunze ushobora kuza roastinga coin zawe, kubera ko nyuma ya mainnet amafaranga yawe azajya kuri wallet, niho uzayakoreshereza, nta handi hantu uzongera kuyabona, uzayakoreshereza kuri wallet. Kuyakoreshereza kuri wallet nibikunanira bazayakwiba cyangwa uyohereze nabi uyabure yose. So baragushishikariza rero gukoresha cyangwa muri kino gihe cya testnet kwiga gukoresha iriya application ya MetaMask ukayimetereza neza. Nimba uyu munsi waribagiwe passphrase n'ibindi byinshi cyane, application yisibe, wongere uyidownloading, ucreating wallet, urebe ukipinge passphrase, urebe uburyo bayibika, uyibike neza, uswappinge, ukora ibiki byose, ariko ube familiar with MetaMask. Wenda ikindi kintu nanone bagenda bavuga mu matangazo ntashobora kugenda ntababwiye, ni ikintu kijyanye na scammers. Abantu bari kwiyitirira uyu mushinga wa Bitcoin Satoshi ni benshi cyane, bari gukora systeme cyangwa ama application cyangwa ama website asa nka Bitcoin Satoshi. Rero hano barakumenyesha ko kumininga Bitcoin Satoshi nta giceri na kimwe bagusaba, nta faranga na rimwe bagusaba nimba uri umuminer wa Bitcoin Satoshi, kandi amatangazo yose akugenewe aca ku mbuga baguhaye ziri official, kuri Discord, kuri Twitter, ndakeka ariho amatangazo akunda guca. Utegetswe gusura izo mbuga ukazikurikira kugira ngo ujye ubona amatangazo atarimo scam cyangwa atarimo kubeshya. Ikindi kandi umuntu uzagusaba amafaranga yari yo yose, aho yaba avuye hose, ntuzayamuhe, kuko Bitcoin Satoshi ntabwo icaginga, nta faranga na rimwe ikata. Yes, reka tunyarukire ku ngingo ya kabiri. Nkwibutsa nimba rwose ugikeka ko ushobora kuba ufite amafaranga muri Bitcoin cyangwa indi cryptocurrency ukabura uko uyabikura, uratuhamagara kuri WhatsApp cyangwa ukatwandikira, hanyuma tukakoriyanta. Nimba ukeneye kubyiga ukajya ubyikorera ukabikura amafaranga yawe, turabikwigisha. Ikindi niyo ukeneye ko tugufashiriza kuri internet turagufasha utiriwe uza aho duherereye. Okay, reka tujye ku ngingo ya kabiri rero. Ingingo ya kabiri twari twabonye ko tugomba kuvuga ku mpamvu ituma abantu babikura Bitcoin muri ino application tumayiningiramo ya Satoshi app, bakabikura Bitcoin zabo zigatinda kubageraho. No kuvuga ngo ibyo byose biterwa n'ibintu bibiri: high priority fees ndetse na low priorities fees. No kuvuga ngo aka kanya nimba tuzi ko kuri Bitcoin Satoshi kugira ngo umuntu abikure byibuze agomba kuba afite minimum y'amadolari 10 kuri Bitcoin. Amadolari 10 kuri Bitcoin ni amadolari makeya, ni make cyane. Hanyuma na transaction fees cyangwa amafaranga bari bugukate ugiye kubikura na yaraza kuba ari make. Kandi wibuke ko hari abandi bantu ku ruhande, nyine ndi kuvuga ubwo kuri blockchain ya Bitcoin, baba babikuye amamiliyoni bari bubakate fees zo ku rwego rwo hejuru. Rero ntagoho uraza gutanga fees cyangwa uraza gukatwa utuntu duke kugira ngo transaction yawe ikunde, ntago ari we baheraho, ahubwo bahera ku cyo bita high priority fees. Kuri wa muntu bazakata bakamukataho menshi, niwe baheraho bakabanza bakamukorera transaction, hanyuma nawe ugakurikira. Ariko uko byagenda kose n'ubundi birangira ya mafaranga wari ukeneye akugezeho, ntabwo ajya atinda cyangwa ngo yange kuza.
Okay, nababwiye ngo kubera iki ku ngingo ya gatatu turaza kurebera hamwe impamvu dukwiriye kurisivinga cyangwa gukanda kuri buto yitwa receive BTCS. Maze iminsi mbibona ngiye ku giti cyanjye, iyi ni nka advice yanjye nshaka wenda kubaha. Nimba umininga Bitcoin Satoshi buri masaha 24 byibuze rimwe ku munsi, jya wibuka uze gukandaho, kuko nudakandaho mining yawe izahagarara, izaba suspending, kandi mining yawe yabaye suspending, there is something you are losing. Hari utuntu buri guhomba kuko mining yawe iba yahagaze, amasaha acamo mu gihe utararisivinga za block 150, ayo masaha buri kuyatakaza. That is why ko buri masaha 28 uba ugomba kuza ugakanda kuri receive BTCS button cyangwa icon akako mu gasetting, kuko nimba uri serious cyangwa nimba uri kubona uburyo ibintu biri serious, nkeka ko nyine wakabaye serious koko ukajya urisivinga what you have to receive in order to get what you have to get, right? Okay, reka nere gutinda, reka tujye no ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 n'ubundi yasaga neza n'ingingo ya 3. No kubera iki icyo bita hash rate kigabanuka. Hash rate iragabanuka, nibyo iragabanuka, kandi hash rate yawe iri kugabanuka na size of block. Ni ukuvuga ngo block imwe size yayo nayo iragabanuka kubera ko hash rate yagabanutse, nyine birumvikana. Nimba ari uko byagenze bivuze ngo nujya gukorekitinga uzakorekitinga utuntu duke. No kuvuga ngo hash rate yawe igabanuka ryari? During a suspension. No kuvuga ngo mu gihe ama block 150 yarangije kuzura ariko ugatinda kuyakorekitinga, icyo gihe hash rate yawe igenda igabanuka. Mushobora kuba mutarabikurikiranye, ariko ngewe impamvu mbivuzeho nuko nabanje kubikurikirana nkabireba neza. So icyo ugomba gukora kugira ngo ukemure ikibazo rero ni ugukorekitinga izi BTCS mbere yuko zigera kuri block 150. Zishobora kugera ku 149 ugahita uzikorekitinga. Icyo gihe ako kantu karaguproteja ko hash rate yawe uri kumayiningiraho yagabanuka. Okay, ndumva byari ibyo rero uyu munsi, nibyo nari mfite kubasangiza. Ubwo nongera kubibutsa nimba utarakora subscribe, gukanda kuri subscribe, gukanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Kwibutsa nimba ufite YouTube channel ukaba warabuze uko wayimonetiza bitewe no kubura amasaha ndetse na subscribe n'ama views n'ibindi byose, aho naho ushobora kuduhamagara kuri contact zacu ziri munsi y'iyi video, tukagufasha nawe ukamonetiza channel, ugashaka content imeze neza, ugatangira gukorera amafaranga wicaye iwawe mu nzu, ndetse tukanagusetingira konte yawe ya YouTube ku buryo ubikura cyangwa icyo bita threshold period kigera amafaranga yawe bakayakoherereza kuri banki yawe. N'abandi bantu bakreatinze ama YouTube channel bagakora cyane bafite ama content meza, amachannel yabo akaba monetize, ariko ntibabone uburyo bwo kubona ibyangombwa. Ubwo ni nko uburyo wa linkinga banki yawe na YouTube channel yawe kugira ngo utangire guhembwa. Nimba icyo kibazo gifite, nawe ushobora kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp tukakuguidinga. Rero reka nsoze mbashimira abo dukomeza kugenda tubana kuri YouTube channel yacu Vumbura TV, mbabwira ko ibyiza byo biri imbere. Ibiganiro byacu hanini byibanda kuri cryptocurrency, mbibutsa ko mu kanya cyangwa ejo tugomba gukora aga practice. Ubwo ni kwa kundi tuba dukora ibintu tubyerekana kugira ngo n'abantu batazi aho bigiye biherereye bajye bagenda babibona. Ubwo turaza gusubira ku kintu kijyanye na swapping, ikintu kijyanye na receiving faucets n'ibindi byinshi cyane, ariko tubikora muri practice apana mu biganiro. Okay, sawa, murakoze.